kubwira Dari blague. Yego. uraranye n'umukobwa agapfa Agora nanjye byo ndabiti. Ibaze ndaranye n'umujama mu gitondo ungapfa cyangwa mani iri iwacu mani byarabaye hajyaniye kabarore mani umujama umusista agiye gufunga ubu bintu musigaye mwitwaza musigaye mwivugira ngo mutane turaranuga oya ubigira blague we umuntu uze umujama kabarore yaragize sha yararanye n'umusista ujama imyaka 20 na mutosha nk'abasaje karakana basaje nago narana n'umukobwa maze sha umujama arapfa mani umujama arako basanga yapfuye ngo yibaze umusista yahise arwara kutavuga tu no kuvuga ngo nyine babanza kungufunga bisobanurire no kuvuga ngo bukuva wangana buryo ku myaka ufite nagurarana n'umukobwa. Hello guys, mumeze mute reka nizere ko mumeze neza rero aho muri hose muce zitandukanye z'igihugu nkuko bisanzwe kuri kamera ni Shemusa the CEO, your girl, the hunter, the thinker and the humble girl, you know. Rero nkuko bisanzwe turabasuje cyane ya hanyuma nkuko bisanzwe nago ndi ngiye nyine kuri The Youth TV tuba tugomba kuzana abantu tukaganira nta mpamvu yo kwiharira ijambo like The Youth TV ni televiziyo y'urubyiruko y'abantu bose bagiye batandukanye tugomba kuzana abantu tukangurana ibitekerezo. Ufite shimwe ndamufite ni mwiza nyine uri proud yiwe cyane wowe akoze shemse ko ntabwo nawe mfite ashe mudupfiki muri ubu buzima reka twigomereze nyine ariko twari tujya hari akantu kanyuzemo niko tugiye kuvuga hari simbizi nabyumvanye DJ Brian like nyine tugeze kuri news level yo kuvuga nyine kuntu byari imeze no muri rusange tumaze nyine 6 be yamaje nako kutubwira ngo kuntu yari ariko muri shoot nanjye ndabaye sorry nako mbabwira ko ashe Ufite na Shemusa asu akoje ko harimo n'ikibazo ko cyangwa ni kwa kundi bamushaka gushira nese muri abantu twicara hano twese nta numwe wari uri kumwe na sheriwe hari nagiye ngo yaragiye hanze undi yari mu kazi je nari ndi hanze ntago ndishwana umva ntago mu bantu basi mu bantu batatu haboramo umwe wari uri ufite umuntu bari kumwe ashange nanjye nari ndi hanze ntabwo byari kunyura fix bere ariko nawe ndabizi ngire akuse hajya nibwo koko ari muri shuri dira joro nabwo naraye nabo ariko ko Shemusa ibi bintu ari kubikubaza nkaho agufuhira uranyikundira kuko ukuntu ari kukubaza akakubaza abakobwa bo muri clip bimeze nkaho oya ndi gufuhira nuzewe nyine ndi kubariza sheriwe none se umuvugizi wa sheriwe ndi secretary wa sheriwe uramuzi se amara ibintu bitekerezo Shemu nakubonye kuva kare umeze nkaho ukundi uyu muhungu anyicira utujisho ndamuzi se akureba akubaza amakuru akubaza izo video nese ndamuzi nge turaziranye yego kubirakariye muzi ntabwo muzi umuhungu cyetse ko twakuranye gusa ntabwo nzi twarakuranye bakuranye n'umuntu utazi twageze aho ndamwibagirwa agiye mu bintu bya hajya ni long iki banabyibagiwe long distance relationship shayo nta nubwiba reka nayo tuyivugeho ntabwo twagenda tutayivuzeho iyo uyizereramo cyane kuko nabyibagiwe ubwo umuntu akagenda mukamara ngari bwota amasimbi mutabonana cyane amba mbona nabyo bitanga amahoro ngo shaka cyangwa n'iki ngomba ubona uko ubona amahoro nyine amahoro y'iki kandi ari kubwira urambye ngo nukugera kubona none se reka nkubaze ari ugukundana n'umuntu gutya muturanye no gukundana n'umuntu wakorewe wahitamye reka nkubwire icyo kintu wenda nko mu gipangu aho ngaho bibari bibi sibyo ariko kuno kuntu ngo umuntu ngo nago ari Kigali sinje nakuri ntego ngo hanze igihugu ngo umuntu ngo mu ntara ngo wowe ngo Kigali ngo murakunda urwo ni rwo rugero nanjye man none se kabanze nkubaze umva
bamubwire iyo umaze igihe mani utabonana n'umuntu reka muganire bro reka mubwise ukuri muganire nyine abakuzi muvugane iminsi y'umukumbure nibuzi noneho amujya telefone yegora iyo umushaka just umugana igihe cyo gushaka abagore mu mbabarire cyane ni ukuvuga ngo ni bimwe wavugaga n'ubundi utinya kuranana nawe ngo utabyuka ugasanga yapfuye ibintu twahoze tuvuga ndi monera brage n'umubizo aya njyewe ubwo mise numva ko ariyo mpamvu uba ushaka no gukundana abantu bawe njyewe twahoze tuganira nakubwira ari brage uraranye n'umukobwa agapfa agora nanjye ibyo ndabiti ibaze ndaranye n'umujama mu gitondo umwapfa cyangwa man iri iwacu man byarabaye hajyaniye kabarore man umujama umusista agiye gufunga ubu bintu musigaye mwitwaza musigaye mwivugira ngo mutane turaranuga oya ubigira brage we umuntu uze umujama kabarore yaragize sha yararaye n'umusista umujama w'imyaka 20 na mutosha nk'abasaje arakana basaje nago narana n'umukobwa maze sha umujama arapfa mani umujama arako basanga yapfuye ngo ibaze umusista yahise arwara kutavuga tu no kuvuga ngo nyine babanza kungufunga bisobanurire no kuvuga ngo bukuva wangana gutya ku myaka ufite nagurarana n'umukobwa arana nawe nubwo arana nubwo arana wapi man mwana nubwo nari namyakanye twarakuranye man sinitondagara oya ratangiye subiriza nta nubwo nagenda bizi ariko nanjye nuko nanjye nuko kuri nuko ni mukigana nawe kuri kwanjye muvuga ukwanjye oya natwe nuko ese cyangwa nanjye ntinya kurara nukuri ngiye abantu bakuzi bari buze kunda ari ukuri babyumva ntinya ako se isura yanjye koko birabigaragaza nukuri utinya n'abagabo ntinya n'abagabo abantu bose babyumva nyine suraranye nawe ugasanga nawe yapfuye ubusa ngendaranye n'umugabo ngasanga yapfuye mu mbagarire muryamanye nko ku manywa se kumanywa ashobora kudapfa bivuze ngo uryamanye nk'abana babi atera inda umukobwa yajya kumbwa ibyo bakavuga ngo ntabwo iwacu ngo twabikoze vuba kandi ngo iwacu ntabwo dutera inda ku manywa umuryango wacu batera inda nijoro nanjye bishobora kuba ari uko nguko bimeze nukuri nashe musa nawe kandi yarabinyemereye nukure nawe ngaryamana n'umuntu ku manywa ngo nijoro abafite ngo bakabyuke yapfuye ariko ugomba kugira nubwo muri no minsi hasigaye haba impfu zitunguranye man ni ukuvuga ngo se wabigenza ni ukuvuga ngo se tujye turyamana n'abagabo ku manywa n'iri zuba wapfa ako mani muri filime njyari filime nabonye ukuntu wagenza umuntu mani yapfuye muri kumwe ukamuca imibice ukabigenza ute wangiza ugafata uwundi ugafata abantu baza mu mahoteli cyangwa nyine baje cyangwa mu rage baje gutunganya ibintu bafite bya bintu binini bashiramo imyanda ibyo narabiye filime narayibonye uri kumva na wa museveri ukamwica ukabakata ukabishyira muri cya kintu ukahita banza wumve riko ndangize kututa utuma ndangiza ukagitwara nyine nawe ukatambara ya myenda ukambara na mask byandi byawawe kwigira umusereveri ugahita ugenda ugasohoka ukagita nk'ahantu ukahita wigeze none se shemu reka kubaza kugira ngo uwo mutima wawe ushobora kwica akumbona utemanye kwica bari iki reka mbaze nkubaze ntabwo ibyo bintu wabishobora inisazi sinayishobora ni ukuri ko Imana hari ibintu uzi ko hari n'ibintu umuntu avuga mu kanwa ukumva biraremereye ni ukuri ko Imana ibazo uryamanye ukabyuka buto ugasanga yagagaye so wamujugunya yewe nose nyine wapfa wamera nk'uwa mukobwa wananiwe kuvuga cyane nanjye ngire ngo nahitamo bamaze kutwemera kutagirana nabo asoneka ko nibya ntabwo naje kubeshya mani niba atari ndababeshya ngo mbirarire niba atari bamufite imyaka ingahe Steven Senka nayo ufite abona ndi umwana
ariko dawaraje kwe ngo afite ubwara abana b'ikigeri baba barya amafumbire iminsi mike abafite ubwanwa ariko wowe ntabwo uri mwana dandabyibutsa ko hari ubundi w'umwana aha cyakoze kambabwire mani ibintu bya Saint Valentin rero ngiye simba nshaka no kubyibuka hari umuntu wakubabaje abantu bakubabaza gute abantu bameze nka taxi ubishatse kuvuga ngo none simane it's real man ntabwo mfite boyfriend ariko niyo yakubabaza bameze nka taxi iyo ugiye ku muhanda ugiye gutega taxi cyangwa moto cyangwa nyine bike yigiye nyine dutega iyindi none ziba ziri no kugenda ziketse ugiye wenda nka nijoro zatashye rero taxi ziburi munsi iyo imwe igiye uzi neza uri pressure kuri tegenda ukuvuga ngo nagushaka imodoka iri permanent ntabwo ari ibyo mvuze ntabwo ari ibyo mvuze wapi njye nshaka iri permanent niyo mpamvu natahita nega nyine nkahagarara nkabanza nkareba se imodoka ifite amapine make kandi wabuze kuri singo ku bwa choice nyine ndacyabicuzinze ndi kureba se imodoka ziba nshyashya ari imodoka igutwara mani ukakugusha kubabaza mani ariko basi hari igihe ura n'umuntu ukavuga ati cyazi kakubabaza gute ese umuko nyine ko zinda turi kuvuga imodoka ko zimanuka hari umuntu mukundana akazaguca inyuma none se aguca inyuma wakumva bitugutwaye none se aho niwe mufashe musa nyine reka mbaze none mwibagiye ko ufite sheriya ndamufite ariko ntabwo bigiye ntabwo njye namubuza kubikora n'iki kiganiro ndabizi ko ari buze kukireba numva bishaka here n'uyu munsi ni ukuri shemu wapi ngiye byambabaza ariko ngiye ngundanye n'umuntu akazana nose reka mbaze shemu buretse gato hoya ntashaka nkanamwishyura nose ibyo ni ibidanje reka mbaze nkubaze urimo kubuzima ni ibidanje nyine reka mbaze nkubaze wowe iwawe mu rugo wakemera kugira umuceri wa saa sita no mu ijoro saa sita no mu ijoro ukamara icyumweru birya ariko n'abagabo mujya mubagirira impuhwe muri kutugira inama yo kujya duca abantu reka wowe ufite umudiaspora ubu ngubu niwe ubizi ko mwese shemsa mureke gato maze mbabwire uri kubyumva nta muntu wagiriye inama ubwo n'ubundi uri bubashe kubikora n'usanzwe yanabikora urimo kubyumva ntago giye shemsa ngiye kuvuga ibintu aka kanya ngo nawe ugende ujye kubikora reka nkubaze umugore murashakanye ngo mufite imyaka 22 amaze kubyara abana 3 none se umugabo nagenda koko urabumubaza cyamuretse akagenda no kwirebera utwana tukegeranye ko sinjya mumenyera none se shenza mujyamo hari abagabo amahoro woya ase shemu sherige rwose ujye wigendera apfa kugaruka yizanye batayiciyeho acokora nibayica ntazagaruke ariko nanjye azayizanye akumva ako shemsa akandi wowe ndetse uvye ngo mwashaka nje ntago ari ukuvuga ngo nyine ngubaze ako mufite sheri harya mboneyo no kukubaze mere kutuga ngo nago uzashaka umugabo ntagikwe jewe mfite sheri ariko ubuntu dukundana n'ibisirimu oya winagusubira uretse gato ngiye kubigusubiza kandi simbyemeye nakubwiye ngo mfite sheri ariko ukuntu dukundana n'ibisirimu nta bya bindi byo kuvuga ngo wabyutse wariye wakoze ibiki wakoze ibingibi utamvugishije ko nguhamagaye kuri telefone nkasanga umeze gutya ko ndebye poste zawe nkasanga haba ngabo ntago ari ugushira mfite tumeranye arabizi neza ko nta gahunda yanagikwe arabizi nagikwe buretse se gato nibyo ngubwo tudukundana nk'abasirimu ifo ko niba yakurebye akagukunda nimba agukeneye nagende kubera yuko ntago umugabo muzima bamutwara none se ni ihene bakwera ni ihene se bakurura mu kiziri ku mugabo muzima ni ihene reka niyo mpamvu n'ubundi umuntu uri bugendege ntago ibyo nabirarikira kandi ashobora no kugenda kubera ko ufite wowe ibyo ufite hari ahandi hantu yabibonye ibyo wowe udafite uri kubyumva ariko nagenda ahandi agasanga ngiye byose ndabifite uri kubyumva n'ubundi azacika intege zo gukora iki zo gusubira hanze kuko aragenda n'ubundi ibyo agiye kureba hanze ntago abibona yagaruka akabinsangana uri kubyumva ntuzafireshe wari ngo yaguciye ahubwo uzamutegere rwose yihute ntatinde no mu nzira
cyakoze uvuza akantu pe ibyo ni iwe nyumvero no guhamushe rero zamushera 6 bell bands ujya ariko we kuki mutinya kuvuga ibintu man se wavuze ngo ni long distance se ko se ko wabirakariye ibyo yavuze iwe nago nabirakariye ariko shawe ngenye niyo mpamvu asundi okay imana ikambanze mbabaza undi rukundo nyine nyine rwabagaho tu ndabyemera oya n'ubu ngubu rurahari ariko urukundo rw'iyi minsi rutandukanye nyine uretse gato uzarebe n'abajama ari abajama umujama ufite amafaranga uri kubyumva ntagashobora kugukunda wowe ntabifite icyo kintu uzabanza ugishyire mu mutwe numara kugishyira mu mutwe uri kubyumva ikindi kintu nabonye usibye n'abajama nawe ubwaye kugira ubone inshuti mukundane bizagusaba kuba hari ikintu ufite muri iki gihe wallahi nta muntu ugukunda ntacyo udafite shemusa urazi imbere y'igihe cyose ubu ngubu inshuti nanjye mfite nuko hari icyo ziba zizi mfite urimo kubyumva neza ndabisha none ngo umugabo n'umugabo nuko none se wamugana aragukunda ngo muhuze iki umuhuze izo nyo zanyu ntabwo ibyo bintu bitwika ntabwo reka maze nkubaze we uyu munsi akuzanira aka kagifti ukomeze umukoso mubwiye ko na telefone uyikeneye ntabwo uri ngofero nawe umugurire mbogisa nuko gahunda zifite ibintu by'agatwiko katinjiza naje gusanga abantu bose ari uko bameze ikintu cyose kitarimo amafaranga navugaga ngo byunje kwa ngo like urukundo rw'iki gihe birasanga rube rufite ikintu rwubakiye ariko nawe wabireba ugasanga nibyo ariko nanjye wamugana wo kugirira ndirire ku igare naririra muri Benz nukuvuga ngo mwashyize ifaranga imbere kurusha urukundo none se ntago MTN kakano yashyizeho kamurimo urukundo ngo muri momotima oya ako ni cyo munanjye aho kugirira ndirire ku igare naririra muri Benz waguha urumva waguha gusekera ku igare Benz ukayitamo marira nicyo kibabaje bitwaye imfusho warabyibagiye reka hatangubaze nyine aho kugira ngo urye imvange z'umutuzo no kugira ngo urye inyamutama amarira wagenza gute umuntu agutonganya aho kugira ngo urye imvange nyine utuje no kugira ngo urye inyama just bari kugutonganya nyine urye neza ariko bari utameze neza tu bahitamo kurya za mvange cyangwa ni nk'ibyo n'ubundi warya inyama ariko njye nakwirira akavange kangwa neza nakambare kuteri ibyo avuga si ibyo nkubwiye yuko nakwirira inyama wareba naba akagucapfa ngo nane kuteri narya inyama ntazo kuzibanyuseho ntago zakugera ese yagenda agafata amara ngo zidacamo shaus kwa byibaje mani bise no weka ka ikintu amaje kubona byo nari ngiye kubabwira nende kubabwira iby'urukundo urivugisha ngo ngiye ngo nzakunda umuke ngo nzakunda nyine ngo kingo ngo nubwo adafite ngo amafaranga nga ku rukundo mani uragenda akagukorera surprise mani nawe akagukorera ibintu bibi twavuga akajya gutuka akagukutira none muri cya kigonyi kandi n'undi akujya gukutira mu kigonyi bakubita ugasohoka bashyize iyo makeup ugasa neza ukajya mu modoka nta muntu uri busohoka nze ngamenye ibyo wari ko yakumenya amaso ukambara rinete akuko wabyibagiwe ndikumva wowe gifite agakundo wamushera wawe nagukomeye agakundo n'urukundo musa ariko shemu wenda reka nkubwize ukuri nubwo tuba tuganira ariko wenda tujye dushyira no mu gaciro yego nyine urabona ko ibintu by'inkundo kuri iki gihe bisa nkaho bitagitrendinga cyane sibyo ariko nibura umuntu wenda ufite sheri agomba kujya amwubaha akamwubaha nyine yamara kumwubaha akajya amumenyera buri kimwe cyose nk'uko nyine bigombwa okay nanjye icyo navuga shemsa ukuntu ibyo tubwira n'inzu just niba ufite sheri nyine ibyo tuba tuvuga tuba dushyiramo no kuganira n'ibiki ariko dushyize mu gaciro niba ufite gahunda just nako mu rubyiruko dukwiye kugira gahunda niba ufite umuntu mukundana ukamwubahisha kandi ntiwumve ko nyine ugomba kujya mu bantu bose ntabwo ari byiza just ntabwo mbikunda ko muri rusange kujarajara ntabwo ari byiza ndumva aricyo twasoza tubabwira rero niba tubwiye nyine 6 bell natubwiye nawe ukuntu abyumva nyine tukomeze dusoza yewe nta bintu byinshi mvuga kuko n'ubundi ndumva conclusion nyinshi mwazishyizeho kabisa yego nanjye nakomeza nkomoza kuri icyo cyo mwavugaga
cyo kuvana akajagari mu bintu by'ibintu niba ukundanye n'umuntu akaba ari we ibintu byo kujya kujara shushu wanjye ni wowe mbwira ntago biri fair kabisa murakoze ya rero Shemsa na 6berry bakoze ya nkanjye nyine kuri side yanjye ndashaka ko baza kudusoreza ko njyewe nk'ibisanzwe abeg please mukomeze mudufashe mukomeze mukora ama subscribe n'ama share birakenewe kugira ngo TV ikomeze ibaho ibintu byiza cyane ya turabakunda rero yari bad girl Shemsa the CEO the hunter and the hammer girl you know nanabashishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye 6 ifite poems nziza cyane guys mugende mu searching muri YouTube urabona wandikemo 6 afite ama videos meza we afite na innovation abantu benshi cyane bakora ama poems ntago bajya bakora videos hariho video iheruka nziza cyane please gende mu supporting mukore subscribe kandi mujye muzireba ndabizi neza muzazenjoy